oya none se ko ari we mugabo dufite hano mu rugo kandi ukaba ureba umutwe wose w'ikibazo uri ku mutwe wawe? ndabizi neza ko byose biri ku mutwe wanjye, ariko ngomba kubyirengera nk'umugabo. uguze neza nk'umugabo, ngomba kubyirengera nk'umugabo. ese uri gupanga iki? ni iki kintu uri gupanga gishobora gutuma bikurengera? ntumubwiye ko iribagiza ngo bamuhaye umuti isaha n'isaha yakanguka agahita yibuka ibintu byose? byihorere, ngiye gutega umutego. umuntu wese wagize uruhare muri izi aferi zo gushaka iribagiza umuti akirukanka akawugeza hariya akagera n'awo awunywa, mu gihe gito ukaba wakumva ngo yakangutse, uyu mutego ugomba kumushaka. uzi neza uzi ko imipango yose yadushiranye ni icyo ubitse. Fabien, wanyemereye ukaba ndetse ugatuha nkabanza nkabitegura. ndabizi nta kintu naguhisha, ariko ndemera hari ibintu ndimo gupanga, hari umutego ndimo gutega neza. mbabarira mbanze nkushyire ku murongo neza, nimara kubisetinga neza ndaza kukugezayo gahunda kandi uzasanga ariyo. nzi neza yuko uzavuga uti ako kantu ni kazima. ntabwo nshyizweyo gute se? ndabizi ko ufite imipango, ariko ntabwo umbwiza ukuri nk'uko bivuze. hari ibanga ubitse, kandi iryo banga niryo uwo mutego ugiye gukoresha. urabizi ko ubwonko bwanjye bukora mu buryo bwihuse. ntabwo naguhatiriza ngo umbwire, ariko nibure uwo mutego utege neza bikwiye, ntazagire uwusimbuka, kuko ho byaturangiranye pe. Fabio, abanyarwanda baravuga ngo shira mu gacuma haryohora uraye. shira mu gacuma haryohora uruki? erega ujye wigira nk'umwana, kandi mbona nawe ukecuye, ibibazo byaragukujije no gutekereza cyane. shira mu gacuma haryohora uraye. bifite gaciremo rero bya nyabyo. byihorere, nutabafata bakawugwamo bari abantu bose, iriya sheni yose ubona n'akariya kagabo k'akadogiteri. ariko si utekereza ko batabiri inyuma niba ari abantu bahurira mu koga umuti? erega babi niba ariye, kandi imipangu yose nibo bayizi. bariya nibo batwirimburira, kuko kamarade urukora gusa ntabwo wari uzi impamvu yaje aha. gitera ndamuzi. ntabwo umuti ntabwo wizanye ngo ugere kwa nkubito, sibyo? ariko wibuka ko nubwo bagiye kurwanira uwo muti ibyo ari byo byose bariya bose bari bazi umuryango wacu, haba ari Emilia, bari kamarade. reka buriya abanzi bacu nyamukuru ni kamarade na Emilia. nibyo nakubwiraga nyine. nta kintu batwara. byihorere gusa hajya ka gahungu muracyavugana kaho gakora amakuru y'amako gihe nekera neza umenye niba iribagiza gisinzire cyangwa yarakangutse. bakunze inzira musana noneho Rugema ko atangiye kuba yagira ubwoba bwinshi cyane ngo ashaka kuba yamenya nimba iribagiza yakangutse cyangwa atarakanguka. byose tugiye kuba twabirebera hamwe ibigiye kuba byaranga iyi filimi yacu. rero nimba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi. nimba wifuza ko iribagiza yakanguka muri ino episode y'uyu munsi, ubashe kuba wabyandika aho hasi. kandi nimba wifuza ko mama iribagiza yazaza kuba yakina hano muri ino filimi, nabyo ubyandike, kubera ko twamaze kubona ko iribagiza mama we atigeze apfa, ahubwo akiriho ari umugore wa gatatu wa Rugema uri mu cyaro. rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe byabashije kuba byaranga iyi filimi. ese Rugema ari gushakira iki uriya mukozi ukora kwa CYUSA? kubera ko twabonye ko afite ubwoba bwinshi cyane, ari gushaka ni kumenya nimba iribagiza yakangutse. ese ibi biraza kuba byamufasha iki? byose tugiye kuba twabirebera hamwe, kandi ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba turaza kuba twarebera hamwe muri episode iraza kuba yakurikira. ese ibintu biraza kuba bimeze bite? rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota, jya muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira bakabasha kuba bagera hano kuri uno munota, kubera ko ni ibintu byiza tugiye kuba twarebera muri ino filimi kuri
muri episode iraza kuba yakurikirana ibyo tugiye kuba twareba ese biraza kuba bimeze bite, aho twabonye ko Rugema yabashe kuba yafata umuryango we akabasha kuba yawuha amategeko. Ese muri kubona ibintu Rugema arimo ari ibintu byiza cyane kuba yafashe uyu muryango we akabasha kuba yawuha amategeko ngo Iribagiza na musaza we ntibazongere kuba bagaruka hano mwa runo rugo, ntibazongere kuba bahakandagira, ntazagira umuntu wabakingurira nibaramuka bagarutse. Kandi Rugema ari kwirengagiza ko ari mu mitungo y'iwabo, ni mu mitungo yaba Iribagiza. Rero uri kumva ko Rugema ubwoba bwatangiye kuba bwamwica cyane kubera ko afite ubwoba ko Iribagiza yaba yibutse ibintu byose, akaba yamenye ko ari we wabashije kuba yakica umubyeyi we papa we, kubera ko twabonye ko mama we akiriho ari umugore wa gatatu wa Rugema uri mu cyaro. Rero uri kumva ko Rugema afite ubwoba bwinshi cyane, kandi twamaze kubonamo muri episode yarangiye ni ibintu byinshi twabashije kuba twabonamo, ariko tugiye kuba twakibukiranya aho duhite dukomeza tujye no kureba mu biraza ibintu biraza kuba bimeze bite. Rero Fabiola ndetse n'uyu Rugema barimo barapanga imipango yo kuba bahohotera Iribagiza, yo kuba bajya hariya kwa Cyusa bakabasha kuba baha uriya muhungu ibintu bitari byiza cyane, kubera ko Rugema twese twamaze kuba twamumenya ko ari umugome, nta kindi kintu yaba agishakira uriya mukozi wo kwa Cyusa, kubera ko yabaje Fabiola nimba akimuzanira amakuru. Byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe ibyabashije kuba byaranga iyi filimi. Ese muzehe papa kamarade ndetse n'abahungu we n'ayahe makuru atarababwira, kubera ko twabonye ko muri episode yarangiye hari amakuru ngo abafitiye atigeze ababwira amakuru yandi mashyashya yo ku babyeyi ba Iribagiza. Byose turaza kuba twabirebera hamwe muri ino filimi. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuno munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikiye. Kandi muri ino filimi Inzira y'Umusaraba twamaze kuba twabonamo ibintu byinshi biri kugenda biyiranga, kubera ko twabonye ko na musaza wa Iribagiza yaraje ko yareba Iribagiza nimba yakangutse, ahura n'uyu mugore mama Cyusa ndetse n'uriya mukozi wo kwa Rugema wo kwa Cyusa Rugema ashaka ko yakoresha ko yakangiza Iribagiza kugira ngo nazabashe ko yakibuka ibintu byose tugiye kuba twabirebera hamwe ibyabashe ko byaranga iyi filimi. Ese mama Iribagiza abantu bifuza ko we baza hano muri filimi, kubera ko twamaze kubona ko mama Iribagiza atigeze apfa, ari ahantu mu cyaro nubwo yamugaye ariko arahari. Rero abantu bifuza ko yaza hano muri no filimi mujye aho hasi muri comment mubashe kuvuga ati ngo dushaka mama Iribagiza, kubera ko ari ibintu byiza cyane kuba uyu mukecuru mama wa Iribagiza kiri we atigeze apfa. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha, kandi nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe, ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza uri kandi kugira ngo tubane ibintu bimeze neza, kandi twamaze kubonamo ibintu biri kugenda biryoshya iyi filimi yacu igiye kuba yaryoha. Mwatangiye kuba mwakibonera ubwoba noneho Rugema afite we na Fabiola. Rugema ntabwo yari yarigeze agira ubwoba nk'ubu ngubu, ariko aho atangiye kuba yatanga amategeko noneho mu rugo avuga ati Iribagiza ndetse na musaza we ntibazabashe kuba bakandagira hano mwa runo rugo, kubera ko azi ko baje kuba afite ubwoba, kubera ko azi ko Iribagiza yaba yibutse noneho musaza we akabaje kuba yamuhata ibibazo, kubera ko bamaze kuba bavumbura ko Rugema ariwe wishe ababyeyi babo. Papa kamarade rero na Emile bari barimo bavuga ati uburyo ibintu bigomba kuba byagenda, kubera ko uyu musaza wa papa kamarade yabashe kuba yabwira ko Rugema ariwe wishe ababyeyi be, na ba Emile barabimubwira. Rero uri kumva ko uyu musaza papa kamarade yakoze igikorwa cyiza kuba yarahaye umuti wa kabiri Iribagiza, none Iribagiza kuri uno munsi akabasha kuba araza kuba yakibuka buri kintu cyose, kubera ko asinziriye. Iminsi yo gusinzira yarangiye, uyu munsi araza kuba yakanguka. Rero abantu bishimiye ko Iribagiza araza kuba araza muri episode y'uyu munsi, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, kubera ko ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza agiye kuba yakibuka buri kintu cyose, ibyamubayeho byose bikaba bigiye kuba yabyibuka, yahita akubitiraho n'amagambo kamarade ndetse na Emile bamubwiye.
kubera ko bamaze kuba bamubwira ko ari Rugema wishe ababyeyi be, ariko Iribagiza ntabwo yabashije kuba yabyemera kubera ko nta bimenyetso bari bafite. Nanone tubona uyu musaza Papa Kabarade abibwira Iribagiza igihe yamuhaga umuti wa kabiri, Iribagiza akawanga akavuga ati ni Kamarade na Emile bazawumuha, ariko twamaze kubona ko nyuma baje kuba bakiyunga bakabasha kuba bamenyana. Iribagiza akamenya ko uyu musaza ari we Papa Emile, akahita amenya ko ari we dogiteri. Rero dogiteri yahise amubwira ko ari Rugema wagize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi be, ariko Iribagiza ntabwo yari yabashe kuba yabyemera neza, ariko noneho ubu ngubu agiye kuba yabyibonera ko ari Rugema, kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka buri kintu cyose azahita abona ko ari Rugema wishe ababyeyi be. Uri kumva ko rero Iribagiza ni ibintu byiza cyane agiye kuba yakora hano muri no filimi, kubera ko namara kuba yakibuka, uri kumva Rugema ibyo bizaba birangiye. Rugema nta rindi jambo azaba afite, niyo mpamvu muri kugenda mubona Rugema nawe ari gushaka kuba yatega imitego, ashaka kuba hari ibintu bibi agambiriye ashaka kuba yakora, kubera ko twabaze kubona ko yabashe kuba yabwira uriya mukobwa Fabiola bafatanya buri kintu cyose, ko kandi twabonye ko Fabiola nawe atari umuntu mwiza, ari we muntu ubasha kuba wagira inama Rugema y'ibintu agiye kuba yakora. Ibintu bitari byiza ni Fabiola ubigiramo uruhare. Rero uri kumva ko ibya Rugema bigiye kuba byarangira na Fabiola ugira inama Rugema, arimo aramubwira ati natoroke yigendere, agende ajye hanze mu bihugu byo hanze, ntazagaruke, kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka Rugema barahita bamujyana mu nkiko. Ariko Rugema ntabwo arimo arumva izi nama za Fabiola, kandi Fabiola ikintu yaramubwiye cyari cyo, kubera ko Rugema abasha kuba yakigendera akava hano muri iki gihugu akabasha kuba yagenda, ntabwo ibintu arimo apanga byari kumuba. None afite imipango mibi cyane yo kuba buri muntu wese wagize uruhare mu kuba Iribagiza yaranyweye umuti ashaka kuba yamukoraho akantu, kandi turabizi Rugema ntabwo ari ikintu cyiza yakora. Uri kumva ko ashaka kuba yakangiza buri muntu wese wagize uruhare kuba Iribagiza yaranyweye umuti. Ubwo ni Kamarade na Emile ndetse n'uriya musaza papa wabo ndetse no kwa Cyusa. Rero Fabiola yamubwiye ko Kamarade na Emile nta cyaha bafite, kubera ko aribo bamuhaye umuti, ahubwo bagomba kuba bajya kwa Cyusa bakagira ibintu bahakora, kubera ko Rugema rero yahise avuga ati abaza Fabiola amubaza nimba wa mukozi wo kwa Cyusa akimunekera akimuzanira amakuru, se Rugema yaba ashaka ko yamukoresha iki. Mbere yuko tukivuga nimba tubashiye kuba twagerana hano kuri no munota ukaba uzi Rugema ubugome agira, jya hasi muri comment ubashe kuba wabanza kuba wakivuga, twebwe turaza tukikubwira nyuma, kubera ko Rugema nta cyiza kimuvaho, ntago ashaka ko yakorera ikintu cyiza uyu muryango wo kwa Iribagiza. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha kuba umuryango wo kwa Iribagiza agiye kuba yashakamo, kubera ko umuryango agiye kuba washakamo ni hariya kwa Bacyusa, ntago ari ibintu byiza agiye kuba yabakorera, kubera ko ariho Iribagiza aryamye, kuba Iribagiza ariho yakibukira. Uri kumva ko ashaka kuba yacisha ibintu bitari byiza muri uno mukozi wabo, ashaka ko yamuha uburozi ngo azagende abashe kuroga uyu muryango, abashe kuba yaroga Iribagiza niyibuke buri kintu cyose. Kandi twebwe twamaze kuba twakibonera ko Iribagiza yabashe kuba yanywa umuti wa kabiri, ubu ngubu aryamye ameze neza. Ariko kuri abantu bifuza ko Iribagiza akanguka muri no filimi uyu munsi, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, kubera ko iyi filimi iri kugenda igana ahantu haryoshye, iri kugenda igana ahantu iyi filimi igiye kuba yakurikirwa n'abantu benshi bari kugenda bayikunda, kubera ibintu biri kugenda bigarukamo byiza. Rero nimba nawe wifuza ko Iribagiza yaza kuba yakanguka muri ino episode yacu, jya hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda uyibona, kubera ko ni ibintu byinshi biri kugenda biranga, biri kugenda bishimisha abantu benshi, iri kugenda itera amatsiko abantu benshi. Rero ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza araza kuba yakanguka uyu munsi. Abantu rero bishimiye ko Iribagiza araza kuba yakanguka, mujye aho hasi muri comment muhashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Rero twagumye tubona ibintu byinshi hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba biri kugenda bishimisha abantu benshi, kubera ko twamaze kubona ko ibya Rugema we bitakimumereye neza, bitaraza kuba byamumerera neza habe na gato, kubera ko yishoye mu kwica umubyeyi wa Iribagiza, none ashaka kuba yakuraho na Iribagiza kugira ngo atabasha kuba yakibuka na musaza we. Ari kubaca hano mwa runo rugo, kandi ariho iwabo, ariho bakuriye, ari mu mitungo y'ababyeyi be. Uri kumva ko Rugema ibintu arimo arakora atari ibintu
ibintu byiza ndetse na Fabiola barimo barafatanya muri ino minsi kubera ko Nyirantambara we yagiye mu butumwa bw'amahoro ahantu yagiye mu kazi. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza hano muri ino filimi kandi ni ibintu byinshi turi kugenda turebera hamwe byabashije kuba byayiranga. Tugiye kuba twakomeza tureba se n'ibiki biraza kuba byakurikira kubera ko twamaze kubonamo byinshi hano biri kugenda bishimisha abantu benshi. Tugiye kureba se uriya musaza wa Iribagiza we araza kuba yakora iki namara kuba yamenya ko Rugema noneho afite ibimenyetso ko ariwe wishe ababyeyi be. Ese Fabiola we azakora iki? We araza kuba yakora iki ko akomeje kuba yagira inama Rugema yo kuba yasohoka akigendera kugira ngo batazabasha kuba bamufata asigarane imitungo ya Rugema iyi ngiyi y'ababyeyi ba Iribagiza. Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Nimba tubashije kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaragara hano muri no filimi biri kugenda bishimisha abakunzi bayo kubera ibyo turi kugenda tubonamo, kubera ko twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza noneho nawe yakataje kuba Iribagiza yakibuka nawe akabasha kuba yamenya ukuri. Biraza kuba byamushimisha cyane rero kuba musaza wa Iribagiza yaraje kuba yareba Iribagiza hano kwa Mama Cyusa, rero akaza kuba yagira amakuru makeya abaza uyu mudamu Mama Cyusa, kubera ko Mama Cyusa twabonye ko ari umuntu ugira ineza ukunda kuba yasenga Imana. Rero niyo mpamvu umusaza wa Iribagiza yaje hano akamubaza ibibazo bimwe na bimwe agenda yibaza kuri mukobwa Iribagiza, amubaza nimba n'umuti wa mbere yarawunyweye agasinzira nka gutya yasinziriye. Rero uyu musaza wa Iribagiza yararimo yibaza ibibazo byinshi cyane kuri uyu mukobwa kubera ko yarazi ko Iribagiza namara ko yanywa umuti wa kabiri azahita yibuka buri kintu cyose atazegera asinzira. Rero uyu muhungu yari afite ubwoba bwinshi cyane arimo abaza Mama Cyusa nimba Iribagiza n'umuti wa mbere yarawunyweye agasinzira gutya. Rero byari byamuteye amakenga aza kuba yabaza uyu mubyeyi. Rero uyu mubyeyi yamushubizanye imuwe amubwira uburyo n'umuti wa mbere bari bazi ko Iribagiza hari ikintu cyamubayeho kibi, ariko yamubwiye ko noneho ngo uyu muti wa kabiri we uri hafi kubera ko Iribagiza ngo atazasinzira igihe kirekire. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaruka hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba tubashije kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe kubera ko tumaze kubona ibintu biri kugenda bishimisha abantu benshi biri kugenda bigaragara muri no filimi tutari twiteze, nkaho twamaze kuba twabonamo Mama Kanyana inawe ibye ko afite umutima mwiza, yatangiye kuba yahinduka, atangiye kuba yakosora Rugema kubera ko Rugema yaratangiye kuba yazana imico itari myiza hano mwa runo rugo, aho yararimo amubwira ati uraca ba Iribagiza hano mwa kino gipangu ari iwabo kubera iki. Rero uri kumva ko uyu mugore Mama Kanyana nawe atangiye kuba yagarukira, atangiye kuba yahinduka Rugema, atangiye kuba yamugira inama nzima. Mama Kanyana yamaze kuba yabona ko nta cyiza cya Rugema, nubwo yamukundaga akabasha kuba yamuhishira amabanga ye yarazi, amabanga mabi yarazi, ariko noneho twabonye ko uyu mugore Mama Kanyana atangiye kuba yakikosora. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kujya yaryoha, igiye kuba yaba nziza. Nimba nawe ukunda filimi Inzira y'Umusaraba, kanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa bimwe bigiye kuba byagaragara hano muri ino filimi, kubera ko iri kugenda igera ahantu haryoshye, iri kugenda igana ku rundi rwego tutari tuyitezeho kubera ko twamaze kubonamo ibintu byinshi cyane. Noneho iyi filimi ikaba igiye kuba yagera finale. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba iyi filimi nibasha kuba yagera finale. Noneho ese ibintu biraza kuba bimeze bite kubera ko Iribagiza namara ko yakanguka, uri kumva ko filimi yacu irabiryoshye kuba Rugema noneho agiye kuba yatangira kuba yahangana na Iribagiza akabasha kuba yatanga Rugema akamujyana mu nkiko, akabasha kuba yaburanishwa akabona ubutabera bwe. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagera ku rundi rwego, igiye kuba yahinduka nziza cyane kurushaho, igiye kuba yakiyongera ku bakunzi bayo. Nimba nawe tubashe kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba wishimiye ibintu bigiye kuba muri ino filimi kubera ko twamaze kubonamo ko na Mama Iribagiza atigeze apfa, ahubwo agiye kuba yagaruka nawe, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kuyibona. Nimba tubashe kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe naryo uri kandi wo nurangiza dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba utanafite igitekerezo ushyiremo ama emoji y'umutima aho hasi muri comment
kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi ni ibintu byinshi turi kugenda tubona muri no filimi biri kugenda bigaruka, biri kugenda bitungura abantu benshi babasha kuba bayikurikira, aho twamaze kuba twakibonera twebwe ibintu biri kugenda bitungurana, ibintu tutari twiteze ko byazamo, ariko iyi filimi ikaba itangiye kuba yazamo ibindi bintu biri kugenda bidutungura. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu heza, kuba Iribagiza agiye kuba yakibuka buri kimwe cyose Rugema yamukoreye, akamenya ko ari we wamwiciye ababyeyi. Rero uri kumva noneho ibintu bigiye kuba byaryoha. Ese Fabiola ndetse na Rugema Iribagiza nibamara kuba bakanguka, kubera ko imipango yabo iraza ko yabapfubana, kubera ko bari bashaka kuba bakoresha uyu mukozi wo kwa Cyusa kugira ngo azabashe kuba yajya hariya aza hano kwa Rugema akahafata ibintu, akazagenda akabasha kuba yakangiza Iribagiza. Ese Rugema Iribagiza nakanguka mbere yuko ahura n'uyu mukozi wo kwa Cyusa ujyanira amakuru Fabiola, ibintu biraza kuba byagana hehe? Rero uri kumva ko iyi filimi igiye kuba yaryoha, kubera ko iyi mipango Rugema arimo apanga ntabwo irabasha kuba yacamo, kubera ko yamaze kuba yavumburwa, bamaze kuba bamenya ukuri kose ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Ariko uyu mukozi wo kwa Cyusa abantu batangiye kuba bamutekereza, mujye aho hasi muri comment, kubera ko ibintu agiye kuba yakora atari ibintu byiza cyane uyu muhungu Fisto, kubera ko akoreshwa na Fabiola, ari we ubasha kuba yazana amakuru ayakuye hariya kwa Cyusa, akabasha kuba yayazanira uyu mukobwa Fabiola kugira ngo abone uko apanga imipango ye. Rero uri kumva ko iyi filimi igiye kuba yagana ahantu haryoshye. Ese ibi bintu biraza kuba byagana he? Kandi twamaze kubona ko Isimbi nawe adashyigikiye bano babyeyi be, adashyigikiye Rugema ndetse na Fabiola, kubera ko twamaze kubona ko Isimbi ashaka kuba hari ikintu ashaka kuba yabwira Iribagiza, kubera ko twabonye ko nta kindi kintu agishaka kuba yakumva ku nama za Fabiola ndetse na Rugema, ahubwo we ashaka ko yabaho mu mahoro akirerera umwana we. Ikindi ashaka nuko cyose yazemera ko uyu mwana ari we byonyine, nibyo bizaba bimushimishije, nta kindi kintu cy'amakosa yifuza kongera ko yakora mu buzima bwe. Rero uri kumva ko na Isimbi atangiye ko yahinduka undi muntu mwiza cyane, ugiye kujya ushyira ibintu mu gaciro. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Ese wowe ubashe kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, urifuza ko iyi filimi yajya igenda gute? Se murifuza ko Iribagiza yakanguka yibutse buri kintu cyose Rugema akabasha kuba yahajya mu butabera, cyangwa murifuza ko Rugema yatoroka akigendera, ahubwo Iribagiza akazakanguka ajya mu mitungo y'iwabo, kubera ko Rugema azaba yaragiye nta cyaha ubwo azaba afite? Rero byose ntugende utabivuze. Cyangwa murifuza ko uyu muhungu Rugema yamuha uburozi, uyu muhungu ukora hano kwa Cyusa akabasha kuba yabuha Iribagiza ntakanguke ntabashe kuba yakibuka? Byose mubitangemo ibitekerezo, kandi twamaze kuba twabonamo ibintu byinshi biri kugenda bitungura abantu benshi hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko turi kugenda tubonamo ibintu tutari twiteze ko bizabasha kuba byazamo, kubera ni ibintu byinshi nyine biri kugenda bihagaragara, biri kugenda bitera abantu benshi urujijo, biri kugumya bicanga abantu, kubera ko iyi filimi igiye kuba yazamo utundi tuntu tw'udushya tutari twiteze, tutari tuzi ko bizazamo. Ariko ni ibintu byiza nyine biri kugenda bigaragaramo, biri kugenda bishimisha abantu benshi. Rero nkandira subscribe nimba tubashe kuba tugeze kuri munota tukiri kumwe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko iyi filimi igiye kuba yagera ku rundi rwego, ntago ari ahangaha igiye kuba yagarukira, kubera ko igiye kuba yakomeza. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane, iyi filimi ikaba igiye kuba yagana ku musozo ibintu bimeze neza. Rero turaza kuba twasubira tureba se ibintu biraza kuba bimeze bite muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ari ibintu byiza cyane turi kugenda tubona hano.